Inkuru y'akababaro, inkuru mbi utugezeho muri uyu mwanya, bivugwa ko mu karere ka Muhanga ahitwa Musambira habereye impanuka ikomeye cyane ndetse ikaba ihitanye abantu benshi cyane, bitewe n'umuvuduko umushoferi yagenderaga, umuvuduko mwinshi cyane, ndetse ngira ngo abazi Musambira ni ahantu hamanuka cyane, akaba ari nayo mpamvu nyamukuru itumye uyu mushoferi akora impanuka akagongana n'indi modoka. Mu by'ukuri kugeza n'isaha ariko hakaba hataramenyekana abantu bapfuye cyangwa se bazize iyi mpanuka ibereye hano Musambira mu karere ka Muhanga. Impanuka rero ibereye hano mu karere ka Muhanga ni impanuka ibaye ku isaha y'isaa 9 n'indi minota, ngira ngo hari gucamo umwanya utari munini cyane iyi mpanuka ibaye. Mu by'ukuri rero nubwo tutaragera kuri tere ngo tubashe kumenya amakuru nyirizina yuko ibintu bimeze, live event ngo tumenye uko ibintu bimeze, ndetse tubashe no kuvugisha bamwe mu babonye uko impanuka yagenze cyangwa se uko byagenze kugira ngo impanuka ibe. Hanyuma rero twagerageje kuvugisha bamwe mu batuye cyangwa se mu baturiye hano hantu impanuka ibereye hariya mu karere ka Muhanga. Benshi ntabwo twabashije kumvikana neza kubera ibibazo bya connection ndetse n'izindi mbogamizi zitandukanye. Abantu bagize ubwoba baratitira, abandi nta kintu bashaka kubivugaho. Akaba ari nayo mpamvu duhisemo gufata umwanzuro wo kujya kuri tere tukirebera uko ibintu bimeze, tugakoresha live streaming kugira ngo abantu babashe kumenya uko ibintu bihagaze. Gusa ngira ngo murabibona ko ni inkuru ibabaje, ni inkuru idashimishije aba na gato. Ngira ngo kandi nanone ababuriye ubuzima bwabo cyangwa se ababuriye bagenzi babo muri iyi mpanuka, mukomeze kwihangana nubwo kugeza n'isaha hataramenyekana abantu baguye muri iyi mpanuka. Gusa ngira ngo murabibona namwe ni ibintu biteye ubwoba cyane. Reka ngushimire rero ndetse nguhe ikaze wakoze subscribe kuri Shadow TV, ndetse nawe utarayikora ngusaba gukora subscribe kugira ngo tugende tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye, inkuru zibivugwa hirya no hino, haba kubivuga ku bastade ndetse n'ibindi byamamare byo hirya no hino mu gihugu, ndetse n'andi makuru agenda avugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero ni inkuru isa nkaho itari nziza cyane, ni inkuru isa nkaho nanone ibaye itunguranye kuri iki gicamunsi ahasaga ku isaa 9 n'indi minota mu karere ka Muhanga ahitwa Musambira hakaba habaye impanuka ikomeye cyane, impanuka ihitanye abantu benshi nubwo kugeza n'isaha bataramenyekana. Ku murongo wa telefone rero twagerageje kuvugana n'abantu bari bahari, by'umwihariko benshi banze ko dutangaza amajwi yabo muri iyi video. Gusa twagerageje kuvugana nabo batubwira ko nabo ubwabo ari impanuka ibateye ubwoba, ari impanuka batabasha gusobanura kuko benshi mu bari bahari batitiye, bagize ubwoba. Ibintu mu by'ukuri byatumye dufata umwanzuro wo kujya kuri tere ngo turebe uko ibintu bimeze, ariko kugeza n'isaha twaba tutaragera kuri tere nyirizina ngo tumenye live event cyangwa se ngo tumenye nyirizina uko ibintu bihagaze. Gusa nanone nubwo ibintu bihagaze gutyo, mu bo twagerageje kuvugisha yatubwiye ko ari impanuka mu by'ukuri iteye ubwoba, ari impanuka atabasha kubona uko asobanura. Mu by'ukuri nanone ngira ngo murabyibonera namwe ku screen yanyu, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu umuntu atabasha gusobanura. Kugeza n'isaha rero ntabwo haramenyekana igitumye cyangwa se igiteye iyi mpanuka. Mu by'ukuri nk'uko twagerageje kuvugisha bamwe mu bashinzwe umutekano mu muhanda, twagerageje kubavugisha ariko ntibyaza gukunda. Ngira ngo turi buze kubatangariza icyo babivuzeho nyuma yo kubona iyi mpanuka imeze gutya ibereye mu karere ka Muhanga. Nanone kandi ndagusaba niba utarakora subscribe kuri Shadow TV wakora subscribe ndetse ukarayikinga iyi video, ndetse ugasharinga ku nshuti zawe kugira zibashe kumenya amakuru ayibera hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ikindi kandi mu gihe umunyamakuru twohereje mu karere ka Muhanga turebere uko ibintu bimeze, uko iyi mpanuka uko byagenze, ataraduha amakuru nyirizina, turi buze mbaye mvuze nti sorry ku bantu baburiye ababo muri iyi mpanuka yabereye hano mu karere ka Muhanga. Ndagushimira rero ndetse nguhaye ikaze muri video ikurikira, dusobanura uburyo byagenze ndetse na live event cyangwa se amashusho nyirizina yuko ibintu bimeze hano mu karere ka Muhanga. Ikindi kandi niba nawe iyi nkuru igukoze ku mutima cyangwa se nawe wumva isa nkaho ikubabaje, wandika sorry muri comment kugira ngo twihanganishe bagenzi bacu cyangwa se inshuti zacu zaba zizize iyi mpanuka, ndetse twihanganishe n'imiryango. So ndagushimiye rero, ciao ciao.